Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theogene Kwizera, ni inkuru y'akababaro igezweho muri aka kanya, ni inkuru y'umunyamakuru w'imikino ukora kuri radiyo Rwanda bamwita Rigani Rugaju. Kugira ngo tube twakinjira muri ibi bintu, kesi uburyo yatewe n'uburyo byagenze, kesi y'uyu munyamakuru Rigani Rugaju, ndagira ngo ukande subscribe ubundi bwo tubyinjiremo neza cyane gatanu kuri gatanu, n'igitekerezo cyawe ugishyiremo muri komenti turi buze kuba twakireba. Ubundi bwo uyu munyamakuru Rigani Rugaju yakoze igitondo cy'imikino cyangwa se yagiye mu rubuga rw'imikino, ariko mbere y'uko ataha yari afite imodoka iri buze kumutwara ikamugeza mu rugo, ariko ndakubwiye ko iyi modoka ikigera hariya rwose imaze kuba yarenga amarembo aho radiyo Rwanda ikorera, yahise ko ihura n'indi modoka bigongana. Ni imodoka iyi yari irimo abantu bagera kuri babiri ndetse n'umushoferi wa gatatu, abo bose bitabye Imana, harimo uyu Rigani Rugaju. Ni ikimodoka kinini cya hoho cyabagonze ku buryo bukomeye, hari mu masaha y'isaa kumi n'imwe z'umugoroba. Ni amakuru ubu ngubu atambutseho aka kanya, nitwe tuyanyujijeho turi aba mbere, mugomeze kwihanganisha umuryango we.